Yes people, nanone ndabasoje aracyari Kerry nanone muvugana kuri kamera cyase kuri microphone. Ikintu cyo kubabwira cyase nakagaruka n'ubundi ni ibisanzwe, ahubwo ikintu cyo kubabwira akakanya nuko mugomba kumenya ko tugiye kuganira kuri filime bita Till the End of the Moon. Niyo tugiye kuvugaho gakeya nk'iminota 2 mu mabare mu ntega amatwi cyase mu umwanya wanyu ku bantu tugaya abantu bihutisha video cyase bagahita bayikuramo. Ikintu wenda yicano nababwiye ko igamije nuko kujya babwira filime izi series za association cyashya, ariko twakoze video za mbere mwazikunze, ariko ikintu kimwe cyonyine mudakora cyangwa se kosa mukora nuko gufata amasegonda make cyane ukanyandika comment ubwani wakomeza ukadukorera umuti byarabananiye. Nabwiye ngo mujye munyandikira comment mu bwani wakomeza ukajya duhereza update mwanze kunsubiza, ubwo roko byagenda kose nubona mbiretse mutazavuga ngo hari ibindi harandi makosa yabayeho, ikibazo ni mwebwe. Dore ko gukora video nyuma y'iminota haciyeho nk'iminsi 10 ahubwo dusoye video ya mbere. Ubwo rero uko byagenda kose icyo ntegereje cyane ni imbaraga zanyu zo kwandika comment mu mugango ngiye nkomeza mbabwira. Twihuse cyane ikintu cyo kubabwa Till the End of the Moon duheruka muri episode ya 12 ngira ngo ubu ngubu tugeze kuri episode ya 18 niho tugeze kuri Till the End of the Moon. Ibintu byararabuye nyine uko mwari mubizi ku bantu bayirebye, kandi ikindi nanone ikintu nibatsa abantu ni ngo mwebwe murebera filime kwa DJ kwande hose pe siyanza amafaranga, ariko pe muracyarangara cyane, muracyari kurangara. Aka kanya DJ ndabiza ageze kuri episode ya 18 VIP bayiriho ku rufaranga rwawe ruke cyane. Nanjye simba nyene simba nanze kuri urwo rufaranga rwanyu ko muze mumpeho nanjye ndyeho, hako ntimubikora. Fata numero yanjye iri muri screen nyandikira umwana ntimereza nanjye mume ku rufaranga nirire, hako ibyo ntimubyemera mu buryo okay ni kuri 18. Reka ndeka kubabwira ko mutaza kumva ko nkennye, ntago nkennye ku buryo nabahatiriza kunyandikira aho bishaka aze twihute cyane kuko zigisoka mitambahereza ubu abandi bageze kure kabisa bararyoshye. Dusanga WhatsApp rero ukuntu abantu baryoshye kuntu abantu baryoshye. Ubwo rero ikintu cyakinzanye hangano kwabwa nyine Till the End of the Moon ahantu igeze ni kuri 18. Ni mu nyandikira comment mu mvugango njye nkomeza mbahe update nzabibakorera nkuko mubishaka, ariko nimutama comment sinzabikora. Reka tubasezere mukande subscribe niba muri bashyashya, nawe wayikanze uri umuntu w'umugabo gusa comment yawe rwose irakenewe, iyo like yawe irakenewe, kandi munshyigikire. Impamvu mba ndi kubabwa ngo murebe ndamugize n'umuti ibintu kwa wenda ngire na channel monetize kakanya nari mfite yarasibamye mume watch time ni gutendebwa n'abantu magana nkakuramo amasaha 5 nkeneye 10 mumfashe kabisa ku bantu bankunda. Sawa sawa.